nongeye kubasuhuza mbaye ikaze nshuti bakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose, ndabifuriza amahoro n'imigisha, ndabifuriza guhamuka nk'uko maze kwimenyera. Pilot Rwanda ni yacu agenda kugeza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi yose abagenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yarwo. Ntabatindiye rero, amakuru ngiye kukugezaho ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru ababaje aho umugabo wavuye mu Rwanda ajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashwe agahita apfa. Ni inkuru yababaje abo mu muryango we ndetse n'abandi bose bari hafi ye, ariko nanjye reka nyikugezeho gatanu kuri gatanu. Ni ibintu rero byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inkuru mbi yamenyekanye mu masaha y'ikigoroba ko umugabo witwa Byishimo Kadage bitaga Biggie yarashwe n'umuntu utaramenyekana. Nyuma yo kujyanwa kwa muganga yahise apfa. Radio TV Umurage ivuga ko uriya mugabo w'umunyamurenge yaratuye muri leta ya Kentucky muri Amerika yarashwe, yarasiwiwe, kandi hakaba hari abandi bantu bo mu rugo bari bahari, no kuvuga ngo bo mu muryango we muri urwo rugo. Umuturanyi we Mutabazi Etienne nawe uba mu mujyi wa Lexington aho yaratuye ndetse akaba ari umwe mu bayobozi b'umudugudu hariya, yavuze ko Byishimo Kadage ari umunyamurenge wo mu muryango w'Abasita, akaba mbere yarabaga muri leta ya Michigan aza gutura muri Kentucky ndetse ngo yari atarahamara iminsi. Yavuze ko yari umugabo ubyaye rimwe. Ati ni ikintu cyakanze imitima yacu irababaye, ni inkuba yakubise mu by'ukuri pe, ku buryo twese ntacyo twabitekerezagaho. Ni ibintu byatugwiririye pe, turihanganisha abantu bose babugufi mu muryango we. Byishimo ngo yarashwe agiye kuryamisha umwana mu masaa 8 z'amanywa. Mutabazi Etienne uhagaze ku makuru y'ibyabaye yavuze ko inzego zibishinzwe zavuze ko Byishimo yarasuye mu cyumba cye iwe mu rugo, ngo yari kumwe n'umugore we n'umubyeyi uherutse kuza kubasura avuye muri Afurika, ndetse hari n'umwana w'umuturanyi wabo. Umugore we ngo yumvise igituritse agira ngo nta mashanyarazi, ariko agiye kureba asanga ahantu hose hari amaraso, umugabo we yarashwe. Ngo bahise bamujyana kwa muganga ariko ahita apfa. Yavuze ko umwana we atarashwe ndetse ngo ntiyakomeretse. Mu magambo ye yagize ati nta mbunda yaratunze, yarashwe n'umugizi wa nabi. Mutabazi yavuze ko nta kindi yarenzaho ku makuru yatanze kuko hakiri ku iperereza ku by'urwo rupfu no gushakisha uwarashe Byishimo Kadage. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikunze kugaragaramo ibikorwa byo kwibasira abirabura, hanini bikozwe n'abazungu b'abahezanguni, ndetse gikunze kurangwamo n'abanyarugomo mu moko yose bakoresha intwaro mu kurasa bagenzi babo ntacyo babaziza. Umwe mu banyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko Byishimo yabanaga neza n'abandi, yongeraho ko imbunda ziri mu baturage muri Amerika ziteje akaga, zirimo gukora ibara. Ngira ngo nk'uko mubona rero uyu yari akiri umugabo ukiri muto rwose, yarahakoze ubukwe vuba rero bikaba byarangiye arashwe akitahira. Imana imuhiruko ridashira, kandi tukaba twihanganishije abo mu muryango we, by'umwihariko umugore we n'umwana umwe yasize. Ngira ngo nk'uko mubibona baherutse kubyara vuba, rero reka Imana imuhe kuruhuka mu mahoro, kandi ifashe umuryango we ubashe kubyakira kuko biragoye cyane. Ni Pilot Rwanda aho ugenda bagezaho amakuru yose gatanu kuri gatanu. Reka dukomeze n'andi makuru. Tuvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda, aho noneho mu gihugu cy'u Rwanda hari amakuru meza, aho mu muryango wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame bibarutse umwana. No kuvuga ko yibarutse umwuzukuru, umwana wa Bertrand Ngengoma ndetse na Ange Kagame. Ni inkuru rero yasesekaye ku munsi w'ejo mu Banyarwanda ubwo yatangazwaga na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse agashyira hanze ifoto igaragaza uyu mwuzukuru we wa kabiri bibarutse.
bataramenya neza igitsina kereka mbagezeho amakuru y'uko byagenze. Twihuse cyane, Perezida Kagame yashimiye umukobwa we Ange Kagame n'umugabo we Bertrand Ngeyingoma ugakaba umukwe wa nyakubahwa Paul Kagame nyuma yo kwibaruka ubuheta. Ni ubutumwa umukuru w'igihugu yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter ahebuherekeza ifoto y'umwuzukuru we ateruye uruhinja. Ni ukuvuga nyine abuzukuru be babiri, Ange Kagame na Ngeyingoma bashyingiranwe muri Nyakanga 2019, maze ku wa 19 Nyakanga 2020 bibaruka umukobwa w'imfura, umwuzukuru wa mbere wa Perezida Kagame. Mu mwaka ushize Ange Kagame yasangije abandi babyeyi uko bakwita ku bana babo cyane mu myaka y'ubuto. Ni ubutumwa yanyujije mu mashusho yashyize hanze n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima UNICEF ishami ry'u Rwanda. Ange Kagame yavuze ko imyaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari ingenzi kuko hariyo igena imikurire ye. Ati imyaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni ingirakamaro kubera ko ibyo ahura nabyo n'imibanire ye n'abandi bantu b'ingenzi kuri we ari bimwe mu bigena imikurire y'ubwonko bwe. Yavuze ko ibi birenga gukura gusa ahubwo bikagira n'ingaruka ku myigire y'umwana. Ati uyu musingi wo mu myaka ya mbere kandi ugira ingaruka ku buzima bw'umuntu bwose, ari mu myigire, imigenzereze, imiterere ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Mu gufasha abana mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko bwabo, Ange Kagame yavuze ko ababyeyi bakwiye kugira umwanya wo gukina n'abana babo kandi bakamenya ko kubikora ari ngombwa. Mu magambo ye yagize ati abana bahora bakina kandi bakigira mu mikino indi mibanire n'abandi ibafasha mu mikurire, ariko kamere y'umwana nicyo gikorwa cy'ibanze. Birumvikana ko niba umwana atabonye indyo yuzuye cyangwa akaba adafite ubuzima bizamugora gukina. Umwana atangira gukina akivuka. Mu ntangiriro impinja zivumbura ibigize ubuzima zikoresheje ingingo z'ibyiyumviro. Gukina bituma umwana abasha kwimenya akamenya n'abandi. Nyuma impinja zigenda zivumbura ibintu biri hafi yazo. Ikindi ngo gifasha umwana mu mikurire y'ubwonko bwe ni uko ababyeyi bamufasha binyuze mu cyitwa kwigana. Ati cy'ingenzi ababyeyi bashobora gukora mu gufasha ubwonko bw'umwana gukura neza harimo kumenya umwana, kumusobanukirwa cyangwa gusobanukirwa ibyo akenera ndetse no kongera ubusabane bw'umwana nk'uko abahanga babyise ubusabane bwo kwiganana. Yavuze ko kwigana ari nk'umukino. Akamaro k'ubwo busabane ni uko umwana agusekera agakora ikimenyetso, noneho umubyeyi cyangwa se undi muntu mukuru umwegereye akamwigana akora ibyo umwana yatangiye akora. Ati urugero, umwana uvugije urusaku umubyeyi nawe aramwigana. Umwana yatunga agatoki ku kintu umubyeyi nawe akarebaho umwana amweretse ndetse nawe agatungaho urutoki. Aha niho bishingira ko mwese mujya muri icyo gikorwa icyarimwe. Yabwiye ababyeyi kandi ko kwiganana atari ibintu bihita byikora iyo ukibigerageza bwa mbere, ariko yemeza ko uko ugenda ubikora birushaho kuba byiza ku mpande zombi, ni ukuvuga ku mwana no ku mubyeyi. Ange Kagame yavuze ko gukina bifasha umwana kuba yavumbura ibintu bishya kuko uko agenda akina ari nako agenda yiyubakamo ubushobozi bwo gusobanukirwa byinshi bishya. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira rero ndetse ibintu bikaba byamaze kumenyekana, inkuru yamaze kuba kimomo ko Perezida Paul Kagame yamaze kunguka umwuzukuru wa kabiri, akaba ari umwana n'ubundi wa Bertrand Ngeyingoma ndetse na Ange Kagame. Nk'uko mubyumva rero ni inkuru nziza. Mu minsi yashize nibwo hari hagiye hanze hagaragara ifoto ya Ange Kagame ari kumwe n'umugabo we Bertrand Ngeyingoma mu gihe cya Cogamu ubwo bitabiraga umusangiro wabereye muri KCC
ujyanye n'inama ya Cogamu. Icyo gihe byagaragaraga ko akuriwe nyine, biza kugenda bitangazwa, ariko noneho inkuru ikaba yamaze kuba kibamo n'ubundi ko kibarutse. Ni Pilot Rwanda aho nyine ngugezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda ku makuru agenda avuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu myidagaduro ndabakunda cyane, bless up.